ariko abandi ntago baba thankful. I think that's the majority. I'm not here to judge anybody, ariko abantu baravuga isi ahantu iri kugana ku musozi, isi kurangira kuko ibintu biri kuba nk'ibi ngibi. Leta aho yishira ya uburenganzira buri kintu cyose kera twabonaga nk'igicibwa. So n'umupasiteri hano wageragezaga gushyingira abantu bahuje ibitsina, biragaragara ko bashobora kumwambura license cyangwa certificate imwemerera kuba umupasiteri bitewe n'uko yanze gushyingira abantu bahuje ibitsina. So ibyo rero nibyo bintu biri kuba muri iyi si. Turi mu gihe by'ishimwe, ibihe bya Thanksgiving, ni ibintu tugomba gushyira imbere y'Imana. Buri muntu idini ryaherereyemo abe thankful kubw'ubuzima abaho, kuba kihumeka umwuka w'abazima, ariko yibuka ko isi nayo iri mu gihe kibi, mu gihe cy'akaga. Iyi si tuyiragiza Imana. So nuko rero ibintu bihagaze. Ndabashimira mwewe mwese mwashoboye kuba kuri cyano aho nageze hano turi kurangiza. Ndabashimira. Nataragenda mbibutse ko umuntu ufite gahunda yo gutura muri Amerika uhari utaramara igihe kinini, umushyashya amuhiya, nimba ukeneye kubaka credit, ukagira credit score nziza igufasha kugira ikintu wigezaho mu buzima, kugura ikintu gihenze, ukeneye gusobanukirwa ni gute credit line ya mu cya gihugu ikora. Hari credit bureaus. So ngana bino bintu bisobanukirwe neza 100%, ube nk'akavukire. Wansanga kuri TikTok Mode the Emperor, mfite link hasi wayikanda ukama direct message, tukareba ukuntu dushira hamwe nkagufasha gusobanukirwa, ukazabaho ubuzima uticuza kuko washoboye kuvugana nanjye ukabisobanukirwa, kuko bino ni ibintu bizagusaba imyaka myinshi kugira ngo bikosore utabashe kubisobanukira. None se no kubera iki wakwishira mu kaga ugakomeza kubaho ubuzima bw'igihugu utavukiyemo utazi? Njyewe mari nagusobanurira. So mungane kuri mfite link hasi yakugeza kuri direct message yanjye kuri TikTok, turebe uko ibintu tubishira ku murongo. Ndabashimira, kandi mbifuriza ibihe byiza bya Thanksgiving aho muri hose ku isi. Muri Amerika dufite Thanksgiving, turabifuriza kuza guhuza natwe tukarangiza Thanksgiving kudushimira byinshi dushoboye kugeraho n'ibishoboye kubaho ku isi bituma isi ijya ku murongo, n'ibintu bituma abantu dushobora kwiteza imbere. Ndabashimira cyane, mugire ibihe byiza, mwirirweho, turi kumwe.